Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Ndabaramukije mwese bakundwa b'umwami mukurikira iki kiganiro. Amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu. Amahoro ya Kristo ni indamutso y'abakunda Yesu, ni indamutso ya twebwe abakristo. Mbese waba uzi inkomoko y'iyi ndamutso? Reka turebere hamwe aho iyi ndamutso yaturutse. Ubutumwa bwa Yohana igice cya 14 turareba ku murongo wa 27, handitse ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, cyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yacu ntihagarare kandi ntitinye. Umutwe w'iri jambo uravuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be. Yesu asezera ku bigishwa be. Iri jambo rero ni ijambo Yesu yabwiye abigishwa be mbere y'uko asubira mu ijuru, ubwo yari arangije umurimo we wari wamuzanye muri iyi si, agiye gusubira kwa Data. Nuko rero muri icyo gihe bari bagomba gutandukana, ababwira rino jambo ari uburyo bwo kubakomeza, ari uburyo bwo kubahumuriza. Navuga nti ni nk'umurage mwiza yari abasigiye. Twongera kandi kubona rino jambo nanone ku murongo wa mbere w'iki gice cya 14, haravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Haleluya! Ntimuhagarike imitima yanyu. Yesu arababwiye ati mwizere Imana nanjye munyizere. Bivuga ngo yabategetse kudahagarika umutima, guhorana amahoro mu mutima. Icyo akaba ari ikimenyetso cy'umuntu wizeye Imana koko. Iyo ufite ukwizera guhagije, iyo ufite ukwizera kwinshi, hari igihe ibintu biza bishaka kuguhungabanya, ariko kubera yuko ufite ukwizera gukomeye, bya bindi byashakaga kukwiba amahoro yo mu mutima ntihagire icyo bigutwara, ugakomeza ugasinzira naho waba uri mu bibazo. Nuko rero amahoro yo mu mutima, aya mahoro ava kuri Yesu Kristo, ni ikintu gikomeye cyane. Ndabifuriza nanjye amahoro ya Kristo muri iki cyumweru dutangiye. Amahoro ya Kristo azaganze mu mitima yanyu. Haleluya! Ndashimira Imana rero kubw'uyu munsi yongeye kuduha. Njyewe muvugana ni Immaculée Nyiraneza. Dukomeje rero ya gahunda yo kubagezaho ubutumwa bwiza. Ndashima Imana yuko intije ubuzima, ikimpaye ubuzima, bwaba ubuzima bwo mu buryo bw'umubiri, la santé physique, cyangwa se ubuzima bwo mu buryo bw'umwuka, la santé spirituelle. Ibyo byombi birakenewe, ibyo byombi ni ngombwa ko tuba tubifite kugira ngo dushobore gukomeza uyu murimo w'ivugabutumwa. Imana ishimwe rero, ndayishimira yuko ikomeje kuduha ubwo buzima. Ndashimira kandi abashyigikira uyu muhamagaro wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Hari uburyo bwinshi bwo gushyigikira uyu muhamagaro. Ushobora gushyigikira uyu muhamagaro udusengera, gusengera bene data dufatanya uyu muhamagaro ni ikintu gikomeye cyane. Kandi muko gusenga, ikintu dushaka, ikintu twifuza cyane nanone ni ugusengera imitima y'abumvira ijambo, kugira ngo
benshi bahinduke, kugira ngo abatazi umwami Yesu bamumenye, kugira ngo abari mu byaha bihane bakizwe, bakira agakiza. Nguko uko dushobora gushyigikira uyu muhamagaro. Ubwo ni uburyo bwo gushyigikira iki gikorwa, ubwo ni uburyo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Naho waba utafashe mikoro ngo uvuge kuri YouTube nk'uko tubigenza, ariko ushobora gushyigikira uyu muhamagaro mu bundi buryo. Ushobora gushyigikira nanone uyu muhamagaro mu kutubwira amagambo yo kudukomeza, amagambo yo kudufasha muri uru rugendo turimo, muri iki gikorwa turimo. Ushobora nanone gushyigikira uyu muhamagaro utegura ijambo ry'Imana nk'uko ababene data dufatanya babigenza, bategurira ijambo bakaryohereza ku rubuga, kuri chaîne ya YouTube. Ibi byose ni ugushyigikira uyu muhamagaro wo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Nanone ushobora gushyigikira iki gikorwa mu buryo bufatika, uburyo bw'amayero cyangwa se amadolari, sinzi bitewe n'ifaranga ukoresha uryo ari ryo, gushyigikira iki gikorwa. Kuko izi video mubona, ntabwo njyewe mfite ubumenyi bwo gukora video, oya, Imana yampaye izindi mpano, ariko iyi ngiyi ntabwo irimo. Ubwo rero umuntu ushinzwe gukora zino video tubagezaho, tugomba kumuhembera icyo gikorwa. Bisaba rero uburyo financier. Ibyo byose turabishimira Imana, kuko niyo ihagarariye umurimo wayo, kandi byose bizakomeza kugenda neza. Imana ishimwe rero. Imana ibahe umugisha mwese abashyigikiye iki gikorwa. Muri iki cyumweru dufite umutwe w'ijambo uvuga ngo gukorera Imana. Mbese gukorera Imana ni iki? Mbese gukorera Imana bitaniye no gukorera abantu? Gukorera Imana ni izihe nyungu tubikuramo? Ese haba hari amabwiriza ajyanywe no gukorera Imana? Ko tujya tubona abakozi bagira amategeko abagenga, icyo bita règlement du travail. Mbese haba hari règlement yerekeranye n'uyu murimo wo gukorera Imana? Ibi byose nibyo tuzaganiraho mu nyigisho ziri imbere, mu butumwa tuzabagezaho muri iyi minsi iri imbere, muri iki cyumweru dutangiye. Reka rero twiragize Imana kugira ngo byose bizagende neza. Mana Data wa twese wo mu ijuru, ngushimiye yuko ubereye maso iki gikorwa, ubereye maso umurimo wawe. Ngushimiye yuko ukomeje kuturinda, kandi ngushimiye kuko utugiriye neza, ukaba ukitubeshejeho n'uyu munsi wawe uduhaye kugira ngo tuwubemo, kugira ngo tugukorere. Ushimwe Mana. Nkuzaniye rero ibyo tuzakora byose muri iki cyumweru. Nkuzaniye bene data tuzakorana uyu murimo. Nkuzaniye bene data bakurikira zino nyigisho. Ndakwinginze kugira ngo imitima ihinduke. Reka iri jambo rigire icyo rikora mu mitima y'abaryumva. Reka Mwami wiheshe icyubahiro binyuze muri iri jambo. Reka Mwami imirimo n'ibitangaza biherekeze ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo abarushye n'abaremerewe baruhurwe n'iri jambo. Ndasenze kugira ngo indwara zizakire binyuze muri iri jambo. Ndasenze kugira ngo amahoro yo mu mitima aboneke binyuze muri iri jambo. Ngwino Mwami udushyigikire, ngwino ukomeze ubane natwe. Mwuka wera ndawinginze kugira ngo akomeze kuduha ijambo ryo gusangiza abandi. Wiheshe icyubahiro, ntaba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisenze, amen.